bigiye gushya ariko gusa bigiye gushya banyura bihiye sinjye ka bebe gasinzira karyamishije nawe unaniwe unanirwa byahise ahubwo kaba kampaye agahenge nanaruhutse sinumva ngo abandi babyeyi ntibabona n'umwanya wo kuryama ahubwo byahiye utaza gushibuka byashirira bikabishye neza mu kanya yarabihiye bigeze aho ngiye mbikuraho bite sinaha urahabona gute nana hakunze ni heza mumaze kumenyera namenyereye Kwizuba ry'igikatu cyangwa kwa kundi wumva ukeneye agatangawizi kagarura ubuzima mu gihe inyota ibaye icyaka. Muraho neza ni Nyambo wanyu nanze kwihereranira ibanga niba ukora akazi kagusaba imbaraga ndetse no kuba umeze neza ibanga narindi ni Sana Ginger tangawizi. Sana Ginger ni tangawizi fresh. Sana Ginger ni ikinyobwa fresh ikorwa muri tangawizi kandi urayisanga hose mu gihugu. Inyota irakwishe amahitamo ni Sana Ginger fresh igura amafaranga 500 ahakwegereye hose karyoha gakonje. Yamaye nkawe isi mama yari kumubwiye ko nzajya na papa kira mu cyara akabagize ubwoba wabitewe n'iki ibintu n'ubuhoro ko mbona papa kira ari umwana mwiza se aha Sevare imeza kumbona wipfumbase komera ururimo wenyine se yawe uyu munsi njya warwiriwe abandi bagiye wese bakira ko bagira gahunda nyinshi wamenya umuntu ajya kujya bangugiye cyari ikinyabupfura gike ubu sirakigira ubu nta kinyabupfura ngira yada niganiriraga nigeze mu Musubizi oya niganiriraga ese bita amakuru urabona umujyi bimeze bite amaraso byo mu mujyi nyine ko biba bicanye ngo biba bicanye ku maso hari inzu ziracanye imodoka nuko abantu nabo nuko ntiwamenye mbese usanga ari uruvangitanye ari urujya n'uruza ari ibintu utabasha gusobanukirwa ariko buriya nuko ntari nabimenyera birashoboka ntawe yewe mu cyaro amakuru yaho mu cyaro imishogoro iragize ubwo n'ibishyimbo nabyo byatangiye kunyogoka yewe ibintu byose nyine sibye ko ari inzara ndabona umaje kuba umusore ariko oya ntacyo eze nawe ibintu urya byatuma ugira umubiri n'ibihe utuntu tw'imiceri ukumbuye bya bigajya n'amavoka ko nahumiye koko noneho iyo ubivanze wakiciraho umuntu oya se cyane niyo mpamvu icyaro ukivamo ntikikuve niyo mpamvu pe muba mufitanye igihango cyane heze inani wabona akagasoro inani wabona iki iyo voka nayo ngo babihenze hese ubwo yawe shana hataye aha no guteganya gusubirayo bane sinzira gatabwira umugenzi kurongera gambwira Nyambo ngo kuvugisha udusura kambwira ngo uri muri za Kigali ngo uri mu kazi ngo uri mu biki kazi ka Kigali se kari karananiye naraje kazi karahagarara mbura akazi ndi no gupfa ubusa nkabwira mukuru wanjye ngo twese twibanire bakabyanga akuvuza kuranyibutsa sho umwana mu buzi kutaje mu bwo bwa Nyambo kandi twavuganye kuri telefone ngira ngo nzazana nabanko nzazana shawe mva narabinginze ngo barikenze barabyanga yego barabyanga kuri abagiraga ngo usigare ku rugo ntimwari kuza mwenyene ariko nta kibazo narahageze seko ntari kukwicisha akazi ariko oya akora utuntu duke dushoboka uruhuke usiko mba mbona uri gukora umunsi wose mwibarubuza ibintu buri urakora usiko twari twaramenyereye twabyukaga mu gitondo niba ari ibikoma duteka niba ari guta twoza ibyombo tukabyoza bikarangira umuntu akicara akaruhuka tukagiye guteka nka saa 6 saa 7 rero nta kintu bintu waye nta kintu azagukorera buri kimwe cyose ndajya ngikora nta nubwo
uzambaye sinzave hano. uragira ngo mukuru wawe azanyirenze? Mukuru wanjye se n'ubundi narindiye i Kigali akazi karanze nkifuza kuza hano bikanga, ariko ubu ngubu uzambaye rwose ntabwo ushaka kuva hano. ahubwo uzi ikintu ngiye kubwira se, ngiye kuba nyine uzabwira abantu b'abacuti bawe b'i Kigali bongere bagushakira akazi, kubera kuko byagenda kose nimara gukomera umugongo kamemu nawe uzongera ujye gukora witeze imbere. umukobwa w'inkumi se ngiye kuguma hano ntacyo bintwaye, akabibi kanjye nkagufasha gakure turi kumwe. hari ibyo uzambwira ngiye ngushakira umugabo rero nkushyingire inaha. ba Valence barahari rero se urumva waguma aho ngaho nta kazi ntaki? Icya mbere no kuguma aha ngaha, ibindi bizazana. ariko uransetsa. Nibyo pe. wari uje kureba umwanya wawe? Yewe nari nje kureba ariko na telefone ye nayihamagaye ariko ntago sindi kumubona. Hamenya nyine harukubona umuntu umutima mwiza yigirira ukabona iki kugatenda ntaho hasanga hari n'abana ntare gufasha. Aho se we mumenyeranye kamwibariza ubundi umugabo ari muntu ki? Mu buhe buryo se? Wenda ni mu buryo busanzwe mwumva kuvuga umuntu ni muntu ki, hari mu buryo wenda butandukanye wenye nk'uko umubona, kuko njye naratunguwe cyane. Ni iki cyagutunguye se ushaka kugira ngo umenye n'ibindi bimwerekeye? Batatu ariko urabona umuntu agira impuhwe ukavuga ati wagira ntabwo ari umuntu. Se ni ibyo ngibyo ni ibintu bye. Ni umuntu wigira umutima mwiza ufasha abantu bose abonye. Niba ari ibyo ngibyo nahingeze ngo wenda hari ikindi washaka kugeraho, ariko ibyo ngibyo bye ni ibimenyereye kuri undi. Ari umutima kera iwacu baravuga ngo iyo babonye umugabo ugira umutima zarawangagira umutima mwiza ngo nk'uw'abagore, kuko ngo buri abagore nibo bajya bagira umutima woroha. Abanyacyaro mugira ibintu nuko Roma rero ushaka kumumenya n'iriya sura wamufatamo. Mbega no muri karitsiye baravuga ngo ni Imana y'u Rwanda. Ni umugabo mwiza utuje uvuga make usabana n'abantu, mbega umugezeho wamunyereraho ukagwa, kandi n'umugore we nuko. Ndabibona ese buriya umuntu urashobora kugira umuntu nabi byose wowe nabishoboka koko uko muzi we ubwe ngiye tuziranye n'inkoko ntashobora kuyangirira. rata inkoko ntiyayibye nanjye nuko nk'uko mumubona urumva. ariko no kwavanga inzira ntibwira umugenzi kandi ngo uranga umuntu wajya ahinduka nk'igicu. Ako si uko gushidikanya wifitemo n'ukwiki. Reka mwe urareka nkukiza ukuri. Sha ni ukuri kwigumira hano siko ntacyo bitwaye ari mu rugo. Mu rugo rwose ni umuryango. Kandi nta kibazo ngiye nzaguma hano njya gusura no kwa Banyambo hose njya konyine ngo irangana narakunze cyane, ni heza haratuje. Ubwo rero kuzahamagara mukuru wawe oya nako nzahamagara marume uriya wankire wacu tumubwire nyine ugabwira umugore we ko washimye naha. Nagazabyanga rega no se ko ari imiryango hose ni famille nta kibazo. Ariko rero umukobwa w'inkumi maze no kugira igihe cyo kwihitiramo naho wabo cyane. Bose bagayemo ko ntari kubabona baciye hera. Bagiye n'urugo se. Na Yves bose? Bose. Shaka bagiye gasantere kwinywera icyo. Ndi mu cyumba ndi koza umwana nkajya numva bavugira muri salo. Kumbe bagiye ndereye rimwe. Bagiye. Agacupa se sha baracyakanywa gahima nta gacupa akinywa yarakaretse yarakijejwe. Yego se. Cyeka niba bagiye kwa Nyamba ahubwo. Iyo umwana aje mu muryango nyine ibintu birahinduka. Sha umva byarahindutse wagira ngo sindi Jojo wa mbere. Byarahindutse ubu iminota yose mba nirebera umwana, amasaha yose ntekereza umwana. Mara yanjye. Uriya mwana nawe ni mwiza cyane, nta muntu utamureba buri masegonda yose nanjye mba numva. Dusa tureke nibe by'ubwiza. Umubyeyi wese cyangwa umuntu wese ugera mu gihe cyo kubyara akabura urubyaro mba musabira ngo Imana imusetse, kuko nta kintu kiryoshye cyangwa kinezeza nko kuba wumva ufite umwana. Uswara igihe nkareba nkabwa nakakana ninjye wakabyaye. Ko karize se kandi kabaye. Kanye se kararize. Buriya no bwa mbere njye nabonye umuntu akangirira neza. Abantu benshi bajyaga bamfasha ari ikintu bantegerejemo, ariko uyu muntu ni umuntu wa mbere nabonye kugira umutima mwiza.
nta kuntu ntabyibaza. ni ukuvuga ngo wakuze ukuriye mu cyane sibona ko nanjye ryahiye nkuko urumva niyo mpamvu nyine iyo ubonye nk'umuntu nyiri kugirira neza bigucanga ntabwo se ndeka ngo bazavuze ngo ni mwiza ari wowe nawe umwiza cyane ni ubu se nkawe undebye nawe ukamureba wabona umwiza ari sindakubaza nawe ukambaza koko mu maso y'ureba nyine burya umuntu erega aba mwiza bitewe n'umureba ahubwo uri umuntu niwe wimurika ariko twese turi beza twese turi beza vare reka nsubire mu kazi nari nje kumureba ariko buri ubwo adahari ndakora ibishoboka byose mubona ariko wanantuma se namwe gutuma wiga niki bo nakubwira ngo uze kubwira papa gane umuntu umugabo utambona gutya haya hazagera nawe niba urimo kugana humura bizacamo sibyo wowe wicyo uzakora wowe witware neza gusa niwitwara neza ibindi byose bizaba amahoro turi kumwe kuna hirya nyavuze da waye tuza ko kazana ibintu by'ubugoryi gute nzagaruka tuzavugana vare ni byiza amakuru imeri sinsuhuza ntabwo ushaka kunsuhuza cyangwa abanyakigali ntabwo musuhuzanya yesu ashimwe se imbaza amakuru se amakuru ni meza nese uri gufotora inyoni uri gufotora ibi bihuru uri gufotora iki ko mbona yewe se sinsanze ufotora ngende mbona fotora ariko mba ndi mu kazi utanyifotorera humura ndimo ndashaka n'ubundi ibi biti nibyo nitayeho cyane ubu si ibi biti i Kigali mubimaze iki iyo mumaze kubifotora ese kuko numva uri kumbaza ibibazo byinshi urambe ndakuzi nyine ubu urabona ndi umusazi ku buryo nahagarara nkasuhuza umuntu ntazi ariko ndabona ari ubwa abanyacyaro koko ngo mubona ngo nta bwenge tugira ubu urabona nabuze ubwenge ku buryo nahagarara nkagusuhuza ntakuzi wa muhungu we koko si wowe se wafotoraga cya gihe mwaje kugura amasambu hariya hepfo suri kumfotora kamenye ifunze nta kibazo si wowe ayo ahubwo se ntiwitwa Obedi ko burya ndi umusitari muri iki cyaro abaturage bose bo muri iki cyaro bose baranze ndakuzi rwose ubwo ugiye guta uvuga ngo nziguhe yesi mama ndatazi ufite ariko ikibazo iyo ibore yombi kubisaho ku matwi ubona bifata ukuntu ukora gutwita korokeramo sinshobora kumva ibintu biri hanze utakorokeramo biri gutera wampaye nubizi ntazinsubize ndazikoresha ngiye muri siporo ndazikoresha ngiye muri siporo ugiye muri siporo gukora siporo kubera iki kandi n'ubundi utabyibushye siporo se zikora byibushe gusa ko wanse kuyikora ko karirimbo ari keza si keza ko mama Ivi we hajya ubu ntabwo kiri Aneti ni mama Ivi ibaze ko mba numva ntariyakira stili nyine mba numva nyine umuntu yamamagara Aneti nyuma nabwiye uno tantina njambwira mama Ivi kubanza ngaceceka guhera uyu munsi ntabwo nzongera kwita sheri iki ni mama Ivi igiyo ni garage abantu bo hanze nibo bakwiye kubinyita ubwo urumva watangira kunyita mama runaka imyaka ingahe ikazashira amakuru ni meza narenze ko wasubiye i Kigali wagiye kumbura cyane reka njyewe rero buri ahantu mbonye akazi niho nkakorera ubu uri mu kazi naha cyane rwose naha hari akazi kenshi usibye ko njyewe mfite inkuru yenda kumera nk'iya Adamu buriya inkuru ya Adamu simeze ndabona uri umuntu mukuru ntabwo waba utarasomye Bibiliya uko byagenda kose
ndi umuntu mukuru nawe biriya narayisomye ariko se ibya Adamu urabihuza nawe ute? urumva ngo Imana irareba ngo ibona Adamu ntiyaba wenyine iramusinziza irubavu uzi ikintu yarukoresheje yamuremyemo umukobwa mwiza w'ikizubazuba nanjye rero wenda wanjye ntabwo yamushyize muri Edeni ariko n'ubundi mu gasharo nawe ni Edeni yanjye. None se wa muhungu kuba ufite ubuhamya nk'ubwa Adamu kuba nawe se Imana yaragusinjirije gukuramo urubavu cyane ubu none se ibyo bihuriye he no kuba uri gufotora abahisi n'abagenzi ibihuru n'inyoni n'ibisiga bihuriye ahantu bihuriye rero nibyo nakubwiraga nyine ngewe urubavu rwanjye Imana yaruvanyemo irushyira mu mukobwa irareba ku isi hose irabaho nta handi ushobora kumusanga uretse mu gasharo. Mu gasharo cyane rwose niyo mpamvu nanjye ndagera i Kigali nkakora ariko nkatekereza urubavu rwanjye nkagaruka niyo mpamvu buri gihe rero ujya ubona sinzanacika inama kereka wasigira urubavu n'ahangaha hano mu gasharo sinumvisha unzi se ndakuzi ariko se gusa urwo rubavu rwawe ninde ko abantu ba hano mu gasharo urumva niho mvuka yego urumva nyine ndahasaziye urabona ko nkuzi uwo muntu ninde ko ntamuzi ko nabonye ari nayo mukobwa mwiza uharira mukobwa mwiza niwe wakagombye kuba umugwa mu ntege nawe ejo bundi twarahuye ambwira ko yashatse ninde se abandi bose nta nubwo mba ndi kubabona mbega umukobwa uzi uko hari igihe umwana si uwawe ese kanze nyine ngo baze nk'ikibazo kuki abantu babana ugasanga umuntu mushakanye mwitana sheri hani utuntu twiza yamara kubyara umwana mama Miraki mama Ivy mama Runa mama mama Eji mama Aneti kandi n'ubundi wagomba kumwita n'ubundi abantu bo hanze akaba bahamagara ubundi uri gushanga ibintu numva uba waravuye kuri Aneti ukajya kuri Sheri noneho ugeze kuri mama Ivy urumva nuko etape par etape njye umugabo wanjye nitubana akajya warambwira umugabo wawe nde umugabo wanjye wowe nituramuka tunakuzuke ku munsi ukajya bamagara mama Ivy incuro 5 uzajya umara icyumweru wiraza mama Sheri njye kugura indangamirwa ni imigina akeje uziko ibyo nabyo byaciye umuntu intege zo kubana nawe utekereza kujya mu migina yari brag niwe nta brag ugira ushaka kujya kuyigura nakubwira habwo kana kameze we ameze neza ako nsigaye mbona utakinankunda buri gihe umbaza umwana ugera hano ukajya kumureba kugira ngo habwo ari yagiye guhaha bagiye seri nako seriyeze akura mu kintu kimwe ntabwo ndagikunda iki shema kayimbo k'urukundo wagiye romantique ariko shema kayimbo k'urukundo bagushima Imana nyine ibyo yankoreye none se indirimbo z'urukundo nta kabasa kanyibukije ikintu fite amakuru fite inkuru iyi ndirimbo iyo ntuyumva iyi best friend iyi nzaririmba kuri iriya munsi umunsi w'iki nta makuru ufite ambwira ko ugiye kunsohokana Kiramani afite agiye gutera ivi ngo Kiramani afite gutera ivi vuba Kiramani nzi se harundi tuzanye Kiramani nzi Kira agiye gupropoza Kira boss wacu brother wawe siko mwambwita ni brother wawe nyine urumva ndi umuntu mukuru nta n'amagambo ngira ntago nzajya kumuvuga ngo ngende mbibwira abantu ninde uwo mukobwa mumbwira ujya kumuvuga biroroshye ni marayika wanjye ni ikibasumba umva niwe muntu ndeba nkishima bagira ngo se ushobora no kubona muzi yitwa Esther Esther rwose umukobwa mwiza umuntu wese asekeye amwirukaho abasore bose ndabizi ubu ngubu muri karitsiye barasaze kubera Esther ariko Esther mana we Esther undi w'inzobe sinumva umuzi nawe umuntu waba utamubona
wa wundi nawe wabaga ikigaragaza nangaha uriya ubana na Mutesi uvuga ngo ruriya ni urumuri Imana yabazaniye muri iki cyaro cyane uriya niwe sheri wawe cyane ahubwo birantunguye ukuntu utabizi kandi numvishe unzi cyane yego ko gusa kuva ryari muri abasheri yego kuva nyine bakimvana muri urwo rubavu kuko nyine namenye ubwenge Esther we muntu nkunda wenda twari tutarahura ariko duhuriye rwose nahise mbona pa ese murakundana bya nyabyo bya nyabyo vuga ngo ahubwo ejo bundi turitegura kubanywesha ibigage imitobe ushera ibintu byose mushaka kuko rero subwo ngiye hari ikindi negereje wowe ukundana na Esther na Esther saragukunda ngo na Esther aragukunda ko nkunda gusa buri munsi aritsamura impano ngiye maze kumuha impano nyinshi cyane buriya ibintu byinshi afite njye bimuhaye ikindi kandi ntashobora kuryama atamvugishije subwo yasinzira herega si we gusa nanjye nuko urumva nasinzira kuko marana ibazo umaze nk'umunsi ukamara ijoro udahuye na sheri wawe ahubwo utamaguta afite kuko uzi gushinyagura eji buri gihe kuki ukunda kunyishima hejuru mu bibazo byanyu ubwo urumva kuba Kiramana agiye gupropoza nabyo nzi urumva akiri brother wanjye tubwizanye ukuri wenda nuko waragiye hanze ukaba mutari nitashi nyine hanyuma se ubundi buriya Kira twapfuye iki cyatuma atambwira ko agiye gupropoza ko nawe nibidakomera ubu kubikomeza ugende gute okay muhamagare umubaze wenda niba ari nanjye ugiye gupropoza ukaba uri kumbeshya ngo bitwaremo kari Kira mbwiza ukuri mbimenye Kiramana ntago ya propose atabimbwiye Kiramani agiye gupropoza shiriwe kwi ibintu bye karinje ubyirukamo azabyiruka mu ubu singi wari uhari inde yabyirukamo ku buryo se no ariko ndahari none se ya propose nahari yashaka kugira nimo akavuga ngo wenda ufite umwana afite inshingano yandirimbo y'amaganya ntabwo ndibashiremo nta maganya turimo Shakira arambabaje nayisubizamo nta kintu kibabaje kiraba ese ubu twapfuye iki cyatuma atambwira ibyiza agiye kugera ubu ufite inshingano nyinshi mbere yari wowe Annette gusa none ubu ufite Ivy ufite kwita kuri Egide papa Ivy none se ayiga nawe n'umuntu muzima ese Egide kumva bishimishije basi ntabwo bishimishije ariko ntabwo kabera akayiminga nuko Kira ndajya kumureba ahubwo se nta kintu kimwe najya mukorera rwose gusohoka buri munsi turasohoka wowe nawe murasohokana buri munsi uko yitsama akambwira ngo ndashaka gusohoka nanjye niyo mbitekereje ndamuhamagara tukagenda hako usibye ko turafite gahunda yo kuva inaha tukajya i Kigali nkamujyana ko nyine umukobwa mwiza narebye ukuntu yatangiye gusa muri iki cyaro mbona adakwiye kuba hano kabisa ngomba kumushakira Edeni yanjye nkamujyanamo tukagenda tukiberaho iteka ryose tukabaho tunezerewe buriya bumetisi bwe bukongera bukagaruka bukamera neza cyane naho ubundi nkurikije uko mureba iki cyaro kiri kumwangiriza Esther rero ni umukobwa mwiza nyine urumva kuba mukundana ni byiza kandi numvishe ko ufite n'amafaranga menshi n'iwanyu ari abakire ubwo nyine uzamujyane ntago narimbizi ko mukundana ariko ubwo ndabimenye nimukora n'ubukwe muzantumire nzabutaha ahubwo se uzabagaze ku nyama cyangwa niwe uzajya uzana ibigage ubereza abantu ubu natagiye gushaka abantu bazaba bari mu bukwe na serivisi bazatanga nubona nkwiye guhagarara ku nyama nyine ubwo nzazihagararaho ako kana usigaye unganutse ngana gutya aje kubyara wenya ari byiza wallahi nako wese wo mikimama cyiza kubyara uzabibona kuba mwiza ntago ari cyo cyadanje akana buri munsi kaba kavuga ga ejo amarira y'abana hari uzabyara utarira ahora yiryamiye nyine ari ikinyamahoro kereka n'ubu uzabyara nshaka bamudamudinga he ne ubwo nyine ndagiye kumubyara uritonda uvuga ngo ugiye gutera inda bisaba kuyitara witonze kujya zaza nyine afite amahane andi makuruzi winyigiraho inshuti wanjye akuse wowe kuva ukiza ugita umushirano n'ubu ntabwo biragushiramo Kira warambabaje imana ibaza umuntu ngiye mfata nka musaza wanjye biki n'ibiki nkaza nkageze iyi saa tutarabonana koko Annette ndakumva bigeze bakubwira ko uzana ari inaha ntabwo wari uhari ariko byibuza ndi ibyaro wowe ugomba kutugwiramo ugahita umubitara agakoro nkahita amenya ko watakayemo hanyuma nanjye nkamenya ukuntu biyikurikirana rwose pe byo kuguhamagara narabitekereje
ariko nkavuga se umuntu utaranamamagaye nawe ngo ambaze n'amakuru yanjye umuntu uzi ko nanabyaye nashake no kumenya iby'umwana baba barakubwiye dusireze nari mu byaro barakurabuye none se nyine ahuze kubizi ko nkwemera byatari wakinuwe urumva wallahi wari ikibazo wangiraho unabyo byongeraho ikibazo kweli tuvugisha ukuri usiko nakurakare nakuzaniye na gift nkahita nyigurisha what the fuck Kose ruku. Sheri. Turashize. Uri he? Garukiraho. Baje. Bande? Bande. Kuri kose bari hafi. Hari abantu mufitanye gahunda? Hari abantu mufitanye gahunda? Tuzangaye. Sheri ufite iki kibazo? Kukibazo byose bigenda bikaza biza ku muntu atabishaka. Iki kibazo ntazi she. Ntabyo nakubwira. Kuki? Ntabyo nakubwira. Ntabyo wambwira? Kuva ryari umisha? Mama wanjye yambwiye ko nta kintu ugomba kukubwira na kimwe. Ngomba kuba ibi ni ibiri hagati yawe na mama wawe. Hagati yanjye na nyoko wanjye. Nakababwiye ngo nubimbwiye nyine ukumva ko utagomba kubimbwira. Ese sheri. Se twasezeranye ko njye nawe tuzabana mu bihe n'ibyiza. Twavanze ivangamutungo. Amuganye ka tuvange n'ubwoba. Sibyo? Rero kuko ubona umeze gutya rukundo birambangamira pe. Yego rata. Naba mfite ubwanjye nyine kandi twaravanze ivangamutungo. Nta kibazo ufite. Mu ngira kibazo mfite none se abo bantu uri kuvuga sinzi ngo bivaye sinzi ngo ni bande hagize n'ikigutera ko njye nawe niba njye nawe turi umuntu umwe niba ufashe ikibando nawe ndafata ikibando. Ubwo se bengwirije nta kintu nzi. Iki kibazo gihari. Tugiye gupfa. Jesse ndimo. Utangiye kunyishwitura. Amaze ati ubu ngubu rwakira nyine ubwo rwaranyanze. Ubu nagakinshaka nari no kuzaniye gift nziza. Bitwisoma. Nanjye ndi no kwimuka ndi no kugira ute. Etanye mbona umuntu nyihera ibiceri nyenda avuga ati n'ubundi se wahereza umuntu utari kukwereka urukundo. Uzi. Narakariye da. Urabazanya gake. Bamuka danje. Hano mavi ukamenya ko n'uri nawe ukagihari. Ariko narebe we good. Nizere ko ubwo noneho tumeranye neza mishe yawe ishize Imana ishimwe kabisa. Umva ibijyanye nuko utamamagaye nuko utanyakiye nuko utaje kureba umwana byarangiye. Hasigaye ikintu kimwe rega baranye nawe nyapfa kurakazwa n'ubusakira. Wasigaye iki? Mbwire noneho ukuntu upanga gutera ivi nunambwire nabyo. Nabwo wari ukiri mu cyaro. Izo ngibyo wabikuye noneho. Nabikuye se nyine nabura mbikuraye. Kugira ngo umuntu azanyiratira ambwira ibintu ngo mva ngo umuntu bro waje gutera ivi biki n'ibikingo ni wowe uzaba washashanye. Vuge ngo bro wanjye wihese kandi kukiramani. Kira upanga gutera ivi uziko noneho mari nunambwira tuzaba hari utegura ibintu uzu control abantu bakora decoration n'ibiki. Ane. Sorry ku bintu byose nyine ubona byabaye sifata. Ariko nje ikintu nyine nzi nuko twasezeranye iki sivanga mutungo. Tugomba kuvanga n'ubwoba rero. Nise tugiye kwicwa n'iki? Twakoze iki? Valence nyaguhamba, Valence nyagupfa, Valence nyakuce kuvuguru, Valence nyaku yo kabikiremba. Valence mufitanye ibibazo ataragenda naho agendeye mufitanye ibibazo ko adaharingara aratwikishije. Abicishije uteze kadahara atari muri gasharu abicishije gute? Urumva Valence i Kigali yahuye ngo na papa wakira ngarangije ngo ngaramubwira ngo ngagiye kumuzana no mu gasharu ngo ngamutwereke ngo ngatwereka kare yarari kandi urumva kuza kwiwe niko guhita abona mama agahita amwica
muri Kigali Valence yahuye n'uriya bavuga ngo arira Kiramani ngo bagiye no kubazana ese mubeke bitubwo ese uriya mugabo nyine ari seriye yakica nakwitonze tukaza tukanabyara tugasiga akana ku isi ka divine ese ngewe shiri mfe naguteye inda ariko nkurikije ukuntu nyine mwambwiye story ubwo wenda biteye ubwoba pe birumvikana ariko se ngo usaba sazana nakira sazana nakira none se Valence mwamubujije gute ntazamuzane nkaguteze mukabwihamagara Valence mukavuga ati ntuzazane papa wakira kuko nimumuzana ishyano rizaba rituguye wowe ishimire yuko nyine ngiye guta umwana amago hanyuma ibindi tubiserebure nayo byabaye byuko nibagiye gukurabura ibyuko watakayemo wenda sinaza no kureba tiya pembeni turebe byuko hari ahubwo nameze neza wakintu ufata Nakoze akira. Kira ikintu cyanshimishije nyine kigatuma ntanakurakarira cyane. Nuko nasanze style ugiye guterera evende queen. Uruzga rundi mu rusawa. Yukura ndangwa courage uca gucika intege none bigiye kurangira ugitsindiye ahubwo nanjye ikintu nzakora. Uriya munsi umwana aziyirirwa nzaza kureba ukuntu wambaye ko wateye ipasi neza ibintu byose. Uzaba umuzanye wabicika cyangwa hajya kararira. Oya. Nusimba gatarira ukazi bwabiki. Baragira ngo uzaze none utangirwa ngo ngiye gutanga umwana. Oya, nzapfa kumuzana nzabwira isimbi muhereza isimba murere wanjye. Nge nzandi kukwitaho umukazana wa mere ndi kumureba neza mu protocol ahantu ibintu byabereye hameze fresh. Numva nyene narakwishimiye pe. Warabuze. Ngewe no kugira ngo ubone ko nakwishimiye kuri uwo munsi nzaguhereza n'aka gift. Ako gift zano abako nabombi bari gift. Aho uri kumbwira ama gift ari zawe. Nta kibazo si gift. Chiri ahubwo ahubwo se waretse Valence tukamubeshya. Amubeshya iki? Kuko urumva ahakani niyo twambwanga ahakanira uriya mugabo yaramaze kumwemerera ashobora kugira ngo wenda yabahamagaye murabimubuza. Ahubwo mwaje guhamagara Valence mukamubwira ko twebwe na mama wawe twimutse tutakira muri iyi gashaka. Kurata batuguriye. Sibyo? Kwaje ibi company bikatugurira. Zabitse ko bari baratugurira n'ubundi. Tugahita twigira tukavuga ko twagiye Kigali ntago washaka umuntu ngo mubone. Ntago bibaho. Yego. Kandi burana Valence. Nje nahita ubwo wabwiki. Sapu. Ese nahamagara mushiki wa kabibaza. Ubwo uzabwira mama wawe nabwo abibwire mushiki we. Yakanyabwo karanga. Banze kumenya wenda. Oya shashi nawe ugira ubwoba pe yahagarara byo yahagarara ko nk'umuntu w'umugabo. Yego rata. Umugabo. Ndutinya upfu gute? Gute? Yesu yaradupfiriye sibyo? Yego. Urupfu rugarutse. Sheri nawe rero. Turi kuganira ku rupfu sheri. Nini witekereza ku bintu bibi gusa kandi turi gushaka icyo gukora kugira ngo urwo rupfu ntirube. Kandi abari nawe ugukuza guhamagara Valence mubwire ko twimutse. Basi mbere turagasuzi kubwo. Sheri n'ibishyimbo wariye. Nkamakabaga ukanutsa kari.